Radiyo-Umurage. Iyi ni Radiyo-Umurage. Ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu. Ni radiyo y'abumva Ikinyarwanda, abakunda Ikinyarwanda n'izindi ndimi zose zifitanye nacyo isano. Radiyo-Umurage igamije guteza imbere Ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radiyo-Umurage yumvikana buri cyumweru guhera ku wa kane ku rubuga rwa murandasi www.umuragewacu.com. Bakunzi ba Radiyo-Umurage, twongeye kubasuhuza mwese aho muri. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyihariye. Ni ikiganiro rero kijyanye imwe mu mihango yarangwaga cyangwa se na n'ubu ikirangwa mu muco w'Abanyarwanda. Iyo rero ni imihango n'imigenzo ijyanye n'imibonano hagati y'abagabo n'abagore. Umushyitsi twatumiye uyu munsi niwe uri buduhe ibisobanuro birambuye, dore ko ndetse ahubwo yanakoze ubushakashatsi agakora n'inyandiko zijyanye n'iyo ngingo ndetse akanazishyira ahagaragara aho buri wese ashobora kuzibona akazisomera. Mbere yo kwinjira mu kiganiro, mureke duhe akanya umushyitsi wacu atwibwire. Umushyitsi wacu, umwanya n'uwawe. Komera Kanyamuhanda, nitwa Musabyimana Gaspard, nkaba mba mu Bubiligi, nkaba ndi umwanditsi n'umushakashatsi, nkaba n'ubu ngubu gikomeza ubushakashatsi ari ku mateka y'u Rwanda ari no ku muco w'u Rwanda. Muri makeya ibyo wakozeho ubushakashatsi ku muco w'u Rwanda watangariza abatwumva nibihe? Ku muco w'u Rwanda mu 2006 nanditse igitabo cyitwa Pratique et Sexuelle au Rwanda, cyatangarijwe mu Bufaransa n'inzu yitwa Edition na Umatan iba ipari mu Bufaransa nyine. Hanyuma muri icyo gitabo nagerageje gusesengura no kureba umuco, imigenzo n'imiziririzo yahuzaga Abanyarwanda, cyane cyane abagabo n'abagore, uko byagendaga hagati y'abagabo n'abagore, ibyo baziraga, ibyo bakoraga, uko babikoraga. Mbese ngerageza no kureba n'ubu uko bigenda ukurikije ibyo bya kera byariho n'ibitariho. Hanyuma ngira ngo ko umuco w'u Rwanda bamaze kubona icyo gitabo, hari abantu bo muri Canada baje kushaka, nabo bashakaga gukora ikiganiro kuri televiziyo yerekeranye n'iyo mico y'isi yose yerekeye uko abantu bagenda bakora ibyerekeye igitsina. Ubwo bashakaga iby'u Rwanda ariko banagiye no mu bihugu bya Scandinavie, bajya muri Amerika. Ubwo rero ku mugabane w'Afrika ni njyewe baje kubaza. Ariko se ko utubwiye nyine abaje gushaka nyuma, turatekereza yuko nk'uko bivuze baje gushaka warangije kwandika icyo gitabo. Kugira ngo uhitemo kwandika kuri iyo ngingo, n'icyumvaga kigushishikaje mu by'ukuri? Ibintu by'umuco w'u Rwanda bitangiye kera nkiga mu mashuri yisumbuye, nigaga muri college officiel y'i Kigali. Higeze kwirishwana byo kwandika, icyo genderwa ko nanditse ku nkwano mu Rwanda. Nk'umuntu utoroka mu majyaruguru mu Ruhengeri, icyo gihe nanditse nakoze ankete nkurikije ukuntu inkwano zahendaga mu Ruhengeri, kuko icyo gihe kubera ko nta nka nyinshi zihari bacaga amafaranga, ugasanga ari amafaranga umuntu atabona. Umusore akajya Uganda akamara imyaka 5, ahubwo umusore yashatse umukobwa yasabye agasanga yarishakiye abandi, kubera ko yagiye amafaranga ntayabone no kugaruka ntagaruke, kubera kugira isoni zo kutagira inkwano. Uzi mu Kinyarwanda umusore udashobora kugira inkwano burya ni itabu rikomeye cyane, ni isoni, akigumira. Ubwo rero nakoze igitabo cyerekana ukuntu inkwano mu Rwanda zimeze, ngenda ndeba mu duce twose tw'u Rwanda. Hanyuma ngerageza no kwerekana ko inkwano ari ikintu kibangamiye abashaka gushakana. kugira ngo mbone inkwano yo kuzabona umwana
nagize icyomba ababyeyi bawe ntidushobora kubana nagize icyomba ababyeyi bawe yabugane yerayo mfite ibyishimo oraya mezi munani ubwo ngarukimuhira ziko ngiye kubona uwo nkunda ubwo ngarukimuhira ziko ngiye kubona uwo nkunda maye ntarafata kuka amingurite yuboba aliyane yagahinda erekeye ubona kunze bavuga ko yarongowe n'undi erekeye ubona kunze bavuga ko ibyo bintu rero nabikomeje urumva ndangije njya mu mashuri ya kaminuza nkomeza kwandika ndangije ingera igihe ingera no kuri uwo muco w'abanyarwanda kubera ko n'indi mico kuri iyo ngingo hari ibitabo byinshi za miliyoni na za miliyoni bihari nari narabonye nta cy'u Rwanda kirimo ndavuga nti reka aribwo bushakashatsi nkora. Urakoze. Aha ntabwo twari twagera ku bikubiye muri icyo gitabo, ariko mbere yuko tubigeraho, ubundi tuzi ko mu muco w'abanyarwanda cyane cyane wa kera, uretse yuko na n'ubu ngubu utaracika, abanyarwanda hari ibintu bakunze kuziririza cyane cyane ibijyanye n'igitsina cyangwa se bimwe bijyanye n'umubano hagati y'umuhungu n'umukobwa, hagati y'umugabo n'umugore. Ariko wowe wiyemeje kubikoraho ubushakashatsi ndetse uranabyandika, ibyo wanditse unabishyira ahagaragara. Aha hari bamwe bashobora kuvuga yuko wenda wataye umuco nyine kubera yuko washyize ku mugaragaro ku karubanda ibyo bamwe bumva yuko bigomba kuziririzwa, bigomba kubahwa, bigomba kugirwa ibanga. None se we wagize utya ukabikwirakwiza hirya no hino, wabitewe n'iki? Ni uguta umuco cyangwa ni ukuwivumburaho? Burya abanyarwanda baravuga ngo kiliziya yakwiye kirazira. Hari imico y'u Rwanda umuntu atavuga ko ari imico myiza, kuvuga ngo ibintu by'igitsina ntawe ubivuga, wenda warorera kubyasasa kugira ngo utaba biri hanze, ariko iyo nk'uko nabivuze urebye ibitabo byanditswe ku gitsina birenze za miliyoni na za miliyari, ndetse iyo ubirebye neza ibitabo bigurwa ubu ngubu ku isi cyane. Urebye nk'igitabo cyitwa Kamasutra kivuga uko imibonano y'ibitsina igenda hariya hirya mu Buhinde n'ahandi muri ibyo bice byo hakurya iyo ngiyo, iki gitabo kiragurwa kandi nta muntu wigeze avuga ngo kuki babivuze. Umuco rero ngira ngo ibyiza birimo tugomba kubyerekana, n'ibi birimo tukabyerekana. Umuco rero wo kubonana, wo guhuza ibitsina, nta kintu kibi kirimo. Guhuza ibitsina byakozwe ku bisi kirema, bizakorwa kugeza igihe isi izarangirira, abantu bazabivuga, bazabikunda, banabigure bose. Urebye amafilime ariho abyerekana, ibitabo, ntabwo ari ikintu muragomba guhisha, uretse ko nyine nk'uko nabivuze utaba biri hanze, ariko hari n'ibigomba kuvugwa nibyo nakoze rero muri ubwo bushakashatsi. Aho uravuze uti abantu bazabikunda banabigure, ibikubiye muri icyo gitabo se n'ubundi bushakashatsi wakoze abantu bazabimenya ku buryo bunoze ari uko babisomye. Ariko ubu ngubu mu magambo avunaguye, ni ibiki wabwira abumva Radiyo-Umurage ko bikubiye muri icyo gitabo? Muri icyo gitabo nerekanye ndabona ko ari byo koko ibyo bintu byerekeranye n'igitsina mu Rwanda bitavugwaga cyane, bigatuma ndetse rimwe na rimwe nk'umukobwa ajya kurongorwa bakamubwira bati wa mukobwa uzaba uri isugi, uzaba uri imbumbe, nta umuhungu uzaza kugusaba, ntimugomba kumenyana. urumva nk'uwo ni umuco ubu ngubu wavuyeho, umukobwa n'umuhungu barabonana ndetse bagatanga n'ibyo bita avance, umuhungu akavuga ati reka manze numve ko bimeze. urumva nawe ni umuco utangiye kuza, nta wavuga niba ari mwiza niba atari mubi, ariko ni ibintu dukura hanze. Nigeze kujya hariya mu nama y'abazungu turabivugana, noneho mbabwira ko iwacu kera umukobwa yagomba kurongorwa ari isugi. Umugore arandeba arambwira ati wanyu sinzi ko mwari mwarabaye, ati hano umukobwa arongo wari isugi ahubwo baravuga ko nta muntu wamushakaga, ntabwo byakukomerana.
urumva nk'ibyo ngibyo no kugira ngo mwereke ko nyine imico ko kugenda isimburana. Njyewe rero nerekanye ko abakobwa bari amasugi, umukobwa yagomba kujya kurongorwa ari isugi, umuhungu yabona atari isugi mu gitondo akohereza semuko ikibindi kirimo umuseke nko kwerekana, mbese urabona urugara rw'ikibindi nko kwerekana ati murebe umukobwa wanjye ko yari ameze nasanze atari isugi. nerekana ko umukobwa wajya kurongorwa yagombaga kuba yarakoze imihango iyo bita gukuna, wari umuhango nawo yagomba kuba yarakoze, naho ubundi yaragendaga umugabo we akavuga ati wa muntu ntabwo yakoze imihango y'abakobwa nk'uko bigenda, yabaye igicucu, yabaye umunebwe. Umukobwa bamureraga bamubwira uko agomba kubaha umugabo, uko agomba kumusasira, uko agomba kumutekera, uko agomba kumwubaha, uko agomba gufata abana. Yaje no kurongorwa ba nyirasenge, ba nyina wabo, bakamuhana bakamubwira bati wa mukobwa dore umugabo afatwa atya, iyo ugiye kuryamana nawe ugira utya, mbese bakamwigisha. Njya no ku kibazo rero cy'imiziririzo bitarakorwaga, n'ubu ngubu usanga bitagikorwa. Ibyo birimo nk'ibintu bavuga bati umubyeyi utwite ntagomba kureba aho inzu yahiye, umwana yahungabana. Ariko ibyo ngibyo byose urumva ni ibintu bakoraga kugira ngo bavuge bati wa mubyeyi iyo umuntu atwite kugira ngo umwana atagira ibintu bita toroma. Uriya abanyarwanda bari bazi ubwenge bukomeye cyane n'ubu barabuzi. Urumva kumubwira bati ibyo bintu byose bishobora kugira umuntu ahungabana ntugomba kubireba kubera ko utwite. Babaga bamurinda, arimo kuvuga bati aho hantu barwana, aho bagiye kwica inka, aho inzu yahiye, mbese ibyo bintu byose bimeze nka za catastrophe. Baramubwiraga bati ibyo bintu ugomba kubirinda, ntugomba kubireba. Ariko iyo ubirebye ubu ngubu urimo kuvuga bati ibyo bintu byose bituma umuntu ahungabana, byahungabanya n'umwana mu nda. Nibyo kandi koko ubu ngubu siyanse yerekanye ko umubyeyi uri mu nda hari ibintu atagomba kureba byatuma ahungabana n'umwana agahungabana mu nda. Urumva rero nagiye muri iyo mico yose ngenda nerekana uko byagendaga, ngenda nerekana ibyubaho uko bimeze, ku buryo igitabo kirimo amashapi, impuza, imico nk'umunani byerekeranye n'imihango n'ibindi byerekeye mu Rwanda. ati dore icyabiteye iyizi y'umucuruzi, ati mumume mutware bari 8,000 nongereho n'inyana y'igaju, bari 8,000 nongereho n'inyana y'igaju. Bahise bemera inkwano, babajije inshuti yawe, ntiyashidikanya rwose, abivugira aho ngaho ati ndasiga ibizangibiye, abivugira aho ngaho ati ndasiga ibizangibiye. None se watangiye kandi wanakomeje utubwira yuko hari ibitabo byinshi cyane byanditswe no ku bindi bihugu. Iyo witegereje ukurikije ibyo bitabo wasomye n'ubushakashatsi wakoze, usanga hari aho imico y'ibyo urimo kuvuga wenda muri ibyo bihugu nyine ihuriye n'umuco w'abanyarwanda. Ndahangaha kuri ibyo bihugu turashaka kuvuga bya bihugu bya Afurika byegereye u Rwanda, ibya kure y'u Rwanda, ndetse no mu yandi mahanga ya kure cyane. Ubu ngubu ndimo ndarangiza igitabo ngira ngo kizasohoka mu kwezi gutaha cyitwa Sexualité et l'État en Afrique. Donc bivuga ko ibyo bintu by'imibonano y'ibitsina n'imihango ibiherekeza muri Afurika. Maze iminsi nkora ubushakashatsi, nasanze ibintu byinshi bishobora guhura. Ibindi tuvuge nk'ibyo ngibyo, duhere kuri ibyo ngibyo byo kuvuga ko umukobwa agomba kujya kurongorwa ari imbumbe. Njyewe nabaye muri Cameroon igihe gitoya, ariko ndiyo nzi ko umukobwa utarabyariye iwabo ngo yerekane ko ashobora kubyara, ntabwo yagomba kurongorwa. Aho ngaho ni mu bantu bitwa les Wondo, abantu ba Wondo, abakobwa babo bose agomba kumanza yabyara kugira ngo yerekane ko ashobora
ushobora kubyara kugira ngo umuhungu avuge ati uriya arabyara noneho ushobora kumurongora. Ariko mu Rwanda muribuka ko umukobwa watwaraga inda yewe niyo yabaga yiga mu mashuri baramwirukanaga akavuga ati wakoze ishyano. N'ubu ngubu ngira ngo mu muco w'u Rwanda umukobwa wabyaye baravuga bati yabyaye ikinyendaro kugira ngo azabone umugabo biramukomerana rwose. Urumva rero nk'iyo ni imico ibiri itandukanye y'Abanyafurika. Kuri ibyo ngibyo byo kuvuga uti ibyo navuze byo gukuna hari abantu aho gukuna ahubwo baca ziriya mizuba bakayicamo kabiri bati n'ibituma utazashaka abagabo benshi uzitonda nitubitemaho bakabitema ari umwana ugasanga igitsina cy'umugore kimeze nk'icyubu kitagira ikintu kigisagasiye. nk'uko wavuze muri kiriya gice cy'iwacu mu Bugande nabo bakora imihango nk'iyo ngiyo cyane cyane abagandekazi. Hari n'ibindi bihugu biriya bya za Malawi ukamanuka muri Afurika y'Epfo hari abantu bose babakuna ndetse bakuna birebire cyane. Mu bushakashatsi nakoze nabonye ko urya muco wo gukuna iyo umanutse uvuye mu Rwanda ukambuka mu Bugande ugakomeza ugana epfo za Malawi muri Afurika y'Epfo za Zimbabwe usanga icyo ngiyo hose iyo mico hari uduce tw'abantu tukikomeyeho tuyikora. Ubwo rero urumva ko imico y'Abanyafurika rimwe na rimwe hari aho ihurira. Muri ibyo ngibyo byo kurongorwa usanga nk'uko nabivuze hari abavuga bati ugomba kujya kurongorwa uri isugi, abandi baravuga bati reka dani ugomba kuba isugi ugomba kubyara, ndetse hari n'aho ubu ngubu bagifite umuco umuntu yakwita ko niba ari mwiza niba ari mubi. Umukobwa mbere yo kurongorwa agomba kujya ahantu bakamanza basa n'abakuraho ako kantu k'ubusugi akaryamana n'abantu kugira ngo avuga atoke ntabwo nkiri isugi ubu ngubu noneho ushobora kujya kurongorwa. Ni nko kuvuga bati ntugomba kurushya umugabo wawe, ugomba kugenda umugabo wawe uri sawa, ibintu byaratunganye. Iyi mico mbese iyo uyisubiyemo usanga hari igihe umuntu wavuga utese mama ibi bintu bibaho bite, ariko umuco ni kumeza, umuco ni umuco, barabikora bikagenda bityo. Nasanze mu bushakashatsi nakoze muri Afurika harimo ibintu byinshi bihuye, hari n'ibindi bidahuye. Hari nk'ibindi nabonye urabona nk'ubu abakobwa ubu baravuga ati ngomba kutabyibuha nkagira inda inanutse nkagira nkagira ibibuno bitari binini, amabere nkayaringaniza. Cyangwa i Burayi hano amabere barayabaga kugira ngo abe matoya, ubundi bati ibibuno binini ntabwo ari byo. Ariko muri Afurika naje kubona mu bihugu nka za Senegal, za Cote d'Ivoire, ubu ngubu abakobwa bajya gushaka imiti kugira ngo bagire ibibuno binini, kuko umukobwa udafite ikibuno kinini ntabwo abahungu bamureba neza. Ni nuko ubu n'ubundi muri ibyo bihugu naho nabonye kugira amabere manini nabyo bisigaye ari ikintu abakobwa bashaka cyane, ku buryo bajya kureba aho kugura imiti, kujya mu bapfumu bati kugira ngo tugire amabere manini bizagenda bite. Urumva rero umuco burya ni igitangaza, aho kimwe bavuga bati ni cyiza ahandi baravuga bati twe ntikigishaka. Ugasanga nk'ibyo ngibyo twavuze byo gukuna, wari uzi ko ubu ngubu hari ahantu nko mu bice bya hano i Burayi hari ahantu bakora ibyo bita labiaplasty. Ni ukuvuga ko bafata igitsina cy'umugore bakakiringaniza neza, bagaca ibintu byose birengaho kugira ngo najya nko kuri impande y'inyanja kuri plage yambaye twa dukariso dutoya hatagira ikintu gitumba na gike. Urumva rero imico ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu ubushakashatsi bwayo budashobora no kuzashira. Nuko usanga ikintu abantu bakora iyo ucukumbuye usanga abandi batagikoze cyangwa baragikoze ukundi. Ni byinshi rero muri icyo gitabo narabyerekanye, nerekana ko imico ni myinshi ku byerekeye igitsina. Urakoze cyane. Iki gihe tugezemo ni igihe tugomba kwita kandi tunabyemera ku kintu cyo kuringaniza, ku kintu gituma twumva kandi twemera yuko abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bareshya kandi bagomba gufatwa kimwe. Haba kuri ubwo bushakashatsi wakoze ku Rwanda ndetse ugatangaza n'igitabo, haba kuri ubwo bushakashatsi urimo gukora, cyangwa se wenda no ku bindi ugenda uvumbura. Ese ko twavuze abagore tukavuga abakobwa, abahungu n'abagabo, bo hari icyo bakora cyangwa se bagiye bakora kugira ngo nabo nyine
bagere kuri ibyo ngibyo abakobwa n'abagore baba bifuza, cyangwa se kugira ngo nyine bashobore kunyura abagore cyangwa abakobwa? mu Rwanda byarantangaje urumva kurongorwa akiri umwangavu baravuga bati wa mukobwa we ugomba gukuna, bagenzi be bakamubwira n'abandi bakuru be bakamubwira bati ugomba kwitonda. Bahise umukobwa we yakuraga bamurera ku byerekeye uko azaba umugore kugira ngo atazakoza isoni umuryango. Umuhungu nawe iyo yakuraga yageraga ikirenge mu cyase akavuga bati wa mwana we dore iso agiye kubaka nk'iki genda umufashe, iso agiye gutema ikinani genda umufashe, iso agiye kuragira inka genda umufashe. Ariko ku byerekeye igitsina ngira ngo nakoze ubushakashatsi nsanga nta bihari byinshi. Umuhungu yarakuraga akabaho, nakubwiye ko kera bajyaga kumushakira umukobwa rimwe na rimwe bamushakiraga n'umukobwa rwose ataranabigerageza, ku buryo hari abagendaga mu ijoro rya mbere bakananirwa no kurongora kubera ko atabaga azi ibyo bintu ibyo ari byo. Niyo mpamvu burya mu Kinyarwanda habaga urya muco wo kumviriza, ni uko bavuga ngo batese mpamvu uyu muhungu arabishobora. Urumva ibintu yabaga abonye bwa mbere rimwe na rimwe ntiyamenyaga naho biri, ariko ibyo cyane cyane byabaga uko nabonye ubushakashatsi byabaga mu miryango y'abakene nyakujya. Abantu bifashije bageraga nk'umuhungu abaye umusore bakajya binzinga babyara be n'abaki babaye abagore bati yabona muzere kuri ya muhungu ko ibintu bigenda, noneho bakabikora mu bintu by'urwenya, cyangwa se bakabwira abakuru abagore baba bakuru babo batari kuri ya mwana muzamwereka uko ibintu bigenda, bakamuhamagara rimwe na rimwe batenda wa mwana we dore uko ibintu bimeze igihugu cyacu turebe niba uzabimenya. Imiryango rero y'abakene nyakujya badafite ubwinyagamburiro nibo bagiraga ibibazo nk'ibyo, naho ubundi abandi babikoraga mu ibanga bikomeye ariko baraberekaga ntibagire ibibazo. Umukobwa hamagaye abyiye kwa sebukwe atiyemwe abo hepfo aha n'abo haruguru abo kwa sogokuru, ntimugire ngo ntidukoma ntacyo turakora, ntashatse nahebye. Nta muntu turi kumwe n'icyana magaje n'ikiga guteta n'icya nyirakuru, bagitaka amasaro bagisubize mu nyana bagisige mu bisage. Namuhaye igikoma ngo akomeze umutima agakomeza ubwangushyi bwangirira icyo nabuzeyo kabura uko yigira. Namuhaye inshyushyu ngo ashyuhe ashire imbeho mbona ntacyo abiziho. Namuhaye amaburuge ngo abugurure ibyavuzwe akavunika inkonokono nk'uwariye inkenekene. Aranuka mu nzara nk'uwashituye ijana, arasumba imisego nk'ushaka kuruka, arasuhuza umutima nk'uwakanzwe n'intare, aracubira ubuticura yo kwicwa n'icumu. Arakicwa n'icumu ry'irivaruganda ryo kwa bene cyaduka baritere mu mpyiko rimutsinde mu mbuga ntacyo yaramaze. Ikibazo cyanjye kiracyakomeza ndarushaho kugisobanura. Hari abantu tujya tuganira bagatekereza cyane cyane ku bindi bihugu, ngira ngo bamwe bemeza ko ari byo byinshi ku isi abagabo bakunze kwisiramuza. Bamwe bakavuga ati buriya biba birimo isuku, abandi bati buriya umugabo nibwo ashobora kwitwara neza imbere y'umugore iyo yasiramuwe. Ndetse hakiyongeraho n'ikindi kijyanye n'umuco w'ibihugu bimwe na bimwe. Ndibuka yuko nko muri Kenya hari amoko amwe n'amwe arebwa nabi kubera yuko atisiramuza, ndetse abo mu yandi moko bakabasuzugura. Hakaba nubwo iyo bafashe umuhungu cyangwa umugabo utarasiramuwe bakamubona yenda agiye nko kwihagarika, hariho nibuka yuko bahitaga bamukubita ku ngorofani bakamubebetana bakajya kumusiramura ku ngufu. Hakaba n'ahandi bavuga yuko umenya ngo ari mu bihugu bimwe na bimwe by'uburengerazuba bwa Afurika, uretse ko no mu burasirazuba nko mu Bugande ngo mu moko amwe n'amwe bihaba, hari uburyo ngo abagabo bazirika akabuye nyine ku bitsina
kugira ngo igitsina kijye gikururuka kijye hasi kizabe kirekire. Ahangaha niho wenda twavuga tuse ku bagabo haba mu Rwanda cyangwa ahandi hari igikorwa cyangwa se nk'ibyo n'ibyo bavuga ngo abatarasiramuwe ngo hari icyo bagabanutseho. Twagira ngo tugushe ku ngingo zisa n'iyo. Kuri iyo ngingo nkora kubwemaze iminsi nk'ubushakashatsi ku bihugu bya Afurika nabitinzeho cyane kubera ko nahebeye cyane cyane ku by'abagore biriya babakata ku gitsina cyabo kugira ngo batazashaka abagabo. Nabajije abantu nk'abakobwa bo muri Gine cyangwa abagore b'abagine bo muri Gine bari nangaha barandaye barambwira bati iwacu bataragukasa nta mugabo ushobora kubona. Ni iyo umwana avutse bihutira kuvuga bati mukateho vuba vuba, ku buryo n'abagabo babo barabizi kugira ngo bavuge bati ngiye gushaka umukobwa ugomba kuba warakase ibyo bintu byawe. Ibyo bintu rero navuze ubu ngubu ariko leta zabo zirimo zirabirwanya kuko ni ibintu biteye ubwoba. Abakobwa barabakira rimwe na rimwe bakanapfiramo. Ibyo bintu ni ibintu biteye ubwoba, amahanga arimo arabirwanya. Hari umuhungu w'inshuti yanjye nako yabaga mu Rwanda, noneho arongora umunyarwandakazi, ariko umunyarwandakazi yarambwiye ati twagiye iwabo abantu babo ku musozi baranyirukankana bantera amabuye, abagore bose b'umusozi baraterana bati muze muri w'umugore batafite akantu karehare karimo gakurura abagabo bacu bati turamwica. Baje daridari bagaruka mu Rwanda kubera ngo ko bavuze ko yari afite ako kantu batakebye gatuma burya rero bagakira ngo kubera ko ngo gahora karenduza abagabo. Iyo rero ugafite baravuga bati uriya aratumarira abagabo mugomba kumwigizayo. Ubwo rero uwo muco wo gukina abakobwa na nuriya OMS umuryango ugenga ubuzima ku isi warabiharanye cyane. N'ubu ngubu mu bihugu byinshi bya Afurika barimo barabiharana kugira ngo bishobore gucika, ariko biracyahari byinshi cyane rwose, byinshi cyane ku buryo yewe n'abantu babi n'ahangaha batuye inaha mu Burayi bava hepfo muri ibyo bihugu byo muri Afurika baracyabikora kandi bari Burayi. Ku byerekeye abahungu biriya byo gusiramura ni ibya kera mu muryango. Rimwe na rimwe babikoraga mu gusiramura, babikoraga ari nko ku ibyo bita rite initiatique, ni ukuvuga ko bavuga bati umuhungu kugira ngo twerekane ko agiye mu bantu b'abagabo avuye mu bwana akajya mu bagabo, nk'uko umukobwa bavugaga bati umukobwa agiye kuva mu mukobwa agiye kuba umugore agakuna kugira ngo azajye kurongorwa, n'umugabo nawe umuhungu nawe ugeze mu bwangavu baravugaga bati ngwino bakamusiramura. Icyo gihe bamara kumusiramura akaba amaze kuba umugabo agashobora kuvuga mu bagabo kubera ko asiramuye. Ubwo rero muri Kenya ni ibintu byo bakoraga. Byaje kuza mu idini rero abayisilamu nabo barabikora. Abayisilamu babikora kubera idini bafite uko babivuga yabo, ariko burya gusiramura byita gusiramura n'abayisilamu bataraza. Nkubwiye ko byaje muri za initiative tumwe babikoraga kubera ko ari umuhango wo gutuma umuhungu ava mu bwana akaba umugabo, akaba umusore ushobora kujya gushaka umugore. Ibyo rero nabyo bibaho. Ibyo gukuza ibitsina nagerageje gukora ubushakashatsi barabivuga, ariko nta hantu nabibonye usanga babivuga batomoye. Bose baravuga bati nta hantu batsasembye ko bishobora kuba, ariko nta mu bushakashatsi nakoze kugeza ubu nta muntu urava gihamya ngo ambwira ati nabonye hariya bakurura igitsina cyangwa bazirika ibuye. Icyo nakubwira ni uko iyo usoma ibitabo byanditswe kuri Afurika byose bavuga ko abanyafurika bagira inkoresho ndende. Hari n'igitabo mperutse gusoma uwo muhungu abisobanura avuga ati inkoresho y'abanyafurika impamvu iba ndende, urabona umwana muri Afurika abyuka yambaye ubusa, avuka yambaye ubusa, akambara ubusa rimwe na rimwe mu giturage kugeza ku myaka 15, naho yambariye bakamugurira ikanzu rero urumva ko inkoresho ye iteka iri mu muyaga igenda yizunguza nta kiyitangiye. Uwo mugabo asobanura ko ibi byo kwambara amakariso byo kugira bite burya ari byo byishe ibikoresho by'abagabo kwirwa bihambiriye ntiby'inyagambure ugasanga bitakuze. Nicyo rero kivuga uwo mushakashatsi bavuga ko abanyafurika nibo bavuga ko bafite inkoresho ndende ari kubera izo mpamvu. Ibyo ntabwo ndabireba, ariko nirebye muri klasoma uko bagenda bajanisha batondekanya inkoresho z'abantu usanga Afurika iza mu ba mbere. Ibihugu nka za Ghana za Kongo Kinshasa ziza imbere ngo mu bantu bafite inkoresho ndende b'abagabo, ariko bakagenda mu bihugu nka za Chine za Thailand ugasanga aribo banyuma mu bantu bafite utuntu tungana ubusa.
ni ubushakashatsi bakoze mu bitabo byabo narabirebye ariko mu bushakashatsi bwanjye ntabwo navuga ko njye nagiye kureba niba kuko abanyafurika ugereranyije n'abandi ni ubushakashatsi bukomeye bushaka ko umuntu ajya aho hantu urumva kugira ngo ubwire umuntu utizana mpine ni ibintu bitoroshye ariko narabisomye muri ubu bushakashatsi bwanjye nabonye ko ariko bavuga. Ariko si ubwo bavuga ndende bavuga nka santimetero zingahe? Ubundi abanyafurika ba mbere bafite hagati ya santimetero 17 na 18. Abafite dutoya abo ngabo muri Aziya baba bafite 5-6. Nababara bitavugwa ubwo mpitanya kuryama ntabwo nigeze ngoheka ababyeyi bo bibwira yuko ari ukwiruhukira gusa ababyeyi bo bibwira yuko ari ukwiruhukira gusa uracyamamira utwanjye nimurabeho babyeyi nisubiriye bugande muragira ngo nguma ese ubundi nzabamarira iki muragira ngo nguma ese ubundi nzabamarira iki. Hari ikindi kibazo nibaza mpereye ku byo nigeze kumva na umwe mu bategarugori b'abanyafurika agereranya ibingibi nyine by'abanyarwandakazi na biriya by'abagore bo muri Afurika y'uburengerazuba uretse yuko hari n'ibindi bihugu bya Afurika bibonekamo. Akavuga ati ibingibi ibihugu byateye imbere bikunze kwamagana byo konona cyangwa se kwangiza ibitsina cyangwa se kubabaza imyanya iranga ibitsina by'abagore. Ati biriya abanyarwandakazi bakoraga cyangwa se nano bagikora bati nabyo wabigereranya nabyo bati nibyo kwamaganwa bati ndetse uwo munyarwandakazi wabikorewe cyangwa se ubikorerwa ati ntacyo bimumarira bati mbese nawe ni ukumwica ni ukumubabaza nk'uko no kwamagana ibyica cyangwa ibibabaza abo ngabo bandi nyine bakata bikorwa. Ibyo wabivugaho iki iyo uza kuba uhari mu mwanya wanjye wari gusubiza ngo iki uwo mutegarugori? Icyo kibazo uvuze nicyo kuko maze kwandika kiriya gitabo cya mbere bigeze kuntumira muri Université y'Uruvananeve abanyeshuri amagana n'amagana mbabwira ibintu biba muri Afurika. Icyo gihe bari batumiye n'undi mugore wo muri Burkina Faso yavugaga kuri ibyo byo gukata abakobwa kuko babo byari bihanze n'ubu biracyahari. Noneho nawe maze kuvuga ibibera iwacu arambwira ati ibyo bintu byanyu ntaho bitaniye n'iby'iwacu ati kuko ati aho bihuriye d'abord nuko byose baba bashaka gushimisha abagabo ariko gushimisha abagabo namubwiye ko atari ikintu kibi uretse ko gushimisha abagabo bifite uko bigenda niba bo bagomba kubikata abagabo nibyo bashaka abagabo b'abanyafurika baba muri ibyo bice by'iwacu bakaba bashaka iridakase. Ndumva gukata umuntu birababaza kumukuraho umubiri cyane cyane ko babikoreraga mu giturage byicaga abantu. Hari abantu bapfuye hari abasigara babazambije udukobwa dutoya yatweretse amafilime ukuntu tuba turira bamaze kudukeba batigeze badutera ikinya batigeze bagira bate umva ni ibintu cruel ni ibintu bibi cyane byo kwica umuntu. Njyewe namubwiye ko iby'iwacu ni ibintu ntawe bibabaza nta n'ubashyira agahato kandi namubwiye ko n'abagore bibagwa neza n'abagabo bikorwa neza. We yaravugaga ngo nta bagabo baba babishaka uretse ko na ririya shami rishinzwe ubuzima ku isi OMS rigeze kubishyira kuko mu byo bita MGF mutilation génitale féminine donc rigeze kubishyira muri icyo kintu cyo gukata cyo konona igitsina nk'uko babivuze. Ariko ngira ngo abanyafurika kazi barahagurutse cyane cyane hari umugandekazi wigeze guhaguruka ajya muri OMS cyangwa arayandikira yerekana ko ibyo bintu bya OMS byo kuvuga ko gukuna cyangwa se mu Bugande hiryo sinzi ko babyita mu abagandekazi avuga ko atari byo ko ari umuco ahubwo mwiza bagombye gushyigikira kuko utuma imiryango yubakwa neza kurusha ahandi.
ngira ngo ubu ngubu muri OMS babikuye kuri liste y'ibyo konona ibitsina kuko basanze atari byo. Urakoze cyane kutubwira ibyo wanditse bijyanye n'umuco w'Abanyarwanda. Utubazo duto two gusoza. Iki gitabo wanditse muri 2006 kiracyaboneka ku buryo uwagishaka yakigeraho? Kiracyaboneka kubera ko cyanditswe na Rwanda, nibo bafite stock yabyo, umuntu agiye kuri site yabo yakibona, cyangwa se umuntu wese unyuze muri library iri hafi akavuga ati nashaka ko umuntu muri iki gitabo baragitumiza akakibona. Kiracyahari. Kandi kabazo uvuze ubushakashatsi urimo gukora, ese nabwo uzabukoramo igitabo? Niba ari byo cyo twagitegereza ryari ku buryo abumva Radiyo-Umurage bavuga bati dushonje duhishiwe? Icyo gitabo maze kukirangiza, ndetse nahoze nandikira abantu mbabwira ko abashobora kukigura mbere kuko gifite amapaje 308. maze kukirangiza ndashaka kucyohereza mu icapiro, ariko ubwo nandikiye abantu mbabwira nti nihagira ukigura mbere azabona reduction, azamugabanyirizaho 30%. ni ukuvuga ko kizaba kigura 20 ku muntu uzagura muri uku kwezi kwa gatandatu akanyohereza amafaranga kuri konti namuhaye, ariko nkazamuha igitabo gisohotse kuko ndumva uku kwezi kwa gatandatu cyangwa se mu mpera z'ukwa karindwi nzaba igitabo kizaba cyasohotse. niyo mpamvu mbwira abantu benshi nahoza mail, uburiya nawe nayikorereza ukayereka abakunzi ba Radiyo-Umurage kugira ngo ushaka ko kuzakigura make atangire ngubu atange ayo mafaranga kuko kigiye gusohoka nawe kirangije kigaje kukigera mu icapiro. Nibyo, iyo email twaherereza abakunzi ba Radiyo-Umurage. Dushobora kandi ayo makuru no kuyatangaza ku rubuga www.umuragewacu.com. hanyuma ikindi twagira ngo ubwire abumva Radiyo-Umurage mbere yuko tuba dusubitse iki kiganiro kuri izi ngingo twagiye tuvuga, wenda aho kugira ngo ube wajyana ingingimira cyangwa se uvuga uti iyo mba nabonye akanya mba navuze iki, hari ikindi yenda wumva kuri ku mutima twasubika iki kiganiro ubwiye abumva Radiyo-Umurage? Icyo nabwira Radiyo-Umurage ni uko ndagira ngo manze nshime yagiranye, kuko ngira ngo urabona nawe ko wagize uti mureke twite ku Kinyarwanda, twite ku muco wacu. Wateye nko muri ryanjye kuko nanjye naravuze mu muco wacu tugomba kuwerekana mu mahanga, tukerekana ko iwacu dufite akarusho. Na biriya by'abakobwa by'imihango yabo nabyo ntabwo ari bibi rwose. Nabonye ndakubwira nk'uko nakoze ubushakashatsi muri Afurika hose birahari, kandi nabonye no mu Rwanda hari abantu babyitabiriye. Nabonye hari umukobwa cyangwa umugore ugenda mu mashuri abasobanurira ko ari umuco mwiza. Ni ikintu cyiza cyo gushyigikirwa kuko ntawe kigeze kica, ahubwo cyoza imiryango irubaka, Abanyarwanda barororoka. Ni ukuvuga rero ko icyo nabwira Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ni ugukomera ku muco wacu, umuco mwiza wacu, kandi tukawumenyesha amahanga yose. Gaspard Musabyimana, turagushimiye cyane. Dushimiye namwe mwese muteze amatwi kandi muzakomeza gutega amatwi Radiyo-Umurage. Abafite ibibazo bashaka kubaza kuri iki kiganiro cyangwa se ibindi byose byakibanjirije bashobora kutwandikira, bashobora kandi nabo kugira ibyo badutangariza bishobora gufasha abandi. Igice cya mbere cy'iki kiganiro rero twabateguriye uyu munsi ni ahangaha tugishoreje, naho mu kanya mu gice cya kabiri. Murakoze. Aguonguna none ngo baramutwaye sigaye meze ngune muragira ngo nguma murabona hari icyo bimaze muragira ngo nguma murabona hari icyo bimaze nimenera guonguna none ngo baramutware sigaye meze ngune muragira ngo nguma murabona hari icyo bimaze muragira ngo nguma murabona hari icyo bimaze. Bakunze
bakunzi ba Radiyo-Umurage twongeye kubasuhuza. Mu kiganiro cya mbere mwumviye Musabyimana Gaspard aho vuga ubushakashatsi yakoze ku bijyanye n'umuco w'Abanyarwanda n'umuco w'abandi banyafurika, akaba yaranditseho n'ibitabo. Iyo tuvuze umuco akenshi biba ari bijyanye n'imibanire y'abantu, imikorere y'abantu, imigenzereze y'abantu, n'ibyo bakora mu buzima bwabo, uko bambara, uko babaho, uko babana n'abandi. Umunyarwanda rero niwe wavuze ngo udasize umwana asiga umugani. Muri iyo mibanire y'abantu nk'uko Gaspard ibitabo byanditse akenshi ari ku mibanire y'abagabo n'abagore. Mu Banyarwanda nabo iyo mibanire y'abagore n'abagabo yabagaho kandi n'ubu ibaho, ariko rero mu Rwanda rwa kera rwo hambere nk'uko nabivuga ngo udasize umwana asiga umugani, muri iyo mibanire hari abagiye bagaragara kurusha abandi. Niyo mpamvu muzumva bavuga ba Nyirarunyonga, mukumva bavuga n'abitwa ba Gatera. Nk'uko mumaze kubimenyera, Radiyo-Umurage mu gice cyayo cya kabiri cy'ibiganiro ibagezaho ikiganiro twise tujijurane, aho turebera hamwe amwe mu magambo y'Ikinyarwanda, imwe mu mico y'Ikinyarwanda, imwe mu migani y'Ikinyarwanda n'insigamigani, icyo bisobanura n'aho byagiye bituruka. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi twabateguriye insigamigani abenshi mukunda kumva abantu bakoresha, ukajya kumva umuntu aravuze ngo yaje nk'iyagatera. Ejo bundi waraje mama we, uhubuka nk'iyagatera. Ai mama we, untera ingume muri. Ai mama we, ngiye guhoramo. Ai mama we, ndabyadutse twiwacu. Ai mama we, ai mama we. Uyu mugani bawuca iyo hagize ikigo umuntu gitumo kikamukoresha amarorerwa, nibwo bavuga ngo cyaje nk'iyagatera. Uyu mugani rero waturutse ku bagabo babiri bitiranwa ba Gatera ariko badatuye hamwe. Hari Gatera w'Itanda na Ruzizi mu Buganza, hakaba na Gatera w'Igasoro na Mutende mu Nduga. Iby'aba bagabo bombi babitekereza ukubiri, ariko indunduro ikaba imwe, igahurira ku bakazana b'ibirongore na ba nyirabukwe. Abo bagabo bombi ba Gatera bakoreye ibyamfura mbi. Reka duhere ku nkuru ya Gatera w'Itanda na Ruzizi ho mu Buganza, aho ni mu majyaruguru y'ikiyaga cya Muhazi. Uwo mugabo Gatera w'Itanda na Ruzizi ho mu Buganza ngo ari umugabo ukunda abagore cyane. Umugore we yaturukaga mu Bumbogo. Sebukwe wa Gatera yaje kurwara, babatumaho ko umusaza arwaye. Gatera akora uruzindu rwo kujya gusura sebukwe. Aragenda yambuka Muhazi, ageze i Gacaca araruhuka, ashatse kunywa itabi abwira umugaragu bari hamwe ngo ajye kumutekerera. Aho bugufi hari urugo babonaga inzu iturukamo umwotsi. Umugaragu aragenda ajya gusaba igishirira kugira ngo atekerere shebuja. Ageze aho ngaho ku irembo abona inzu iri mu nkike yo haruguru, yatanyije iyo nkike niho harimo guturukamo umwotsi. Ageze kuri iyo nzu yari mu nkike yo haruguru, yasanzemo umugeni yicaye mu mfuruka yo haruguru aboha. Yari umugeni utangiye atinyuka abantu bamwe na bamwe baho hafi. Niyo mpamvu yari muri iyo nzu y'umugabo we ariho yaboheraga, ngo yari yicaye mu mfuruka yo haruguru. Kera mu Rwanda igihe cyo kurongorwa, dore ko hari n'igihe barongoranaga bamwe bataziranye, umugore iyo yageraga mu rugo yaramaga kwa nyirabukwe akajya asohoka nijoro. Noneho uko iminsi igenda ishira akagenda amenyera, akabanza kumenyera abo muri urwo rugo, akaza kumenyera n'abo hafi. Yewe hari n'igihe yajyanaga n'umwana ngo kujya kumutinyisha. Ubwo rero
umugaragu ahageze aramusuhuza, amusaba umuriro kugira ngo atekere itabi. Utekera itabi ni ukurishyira mu nkono, ugashyiraho igishirira, ugatumagura kugira ngo inkono ifatwe. Inkono y'itabi tugomba gutandukanya n'inkono yindi iteka ibijumba cyangwa ibishyimbo. Hari inkono y'itabi, hakaba n'izindi nkono zatekaga ibiryo. Ubanza byo muri iki gihe inkono z'itabi zigenda zicika, dore zisimburwa n'amasegereti, n'itabi hamwe na hamwe rigenda ricika, dore ko ngo rinatera indwara zo mu bihaha. Ubwo rero umugeni yaramubwiye ati tambuka ujye aho mu rubumbiro ufata igishirira. Ubwo rero umugaragu yaragiye atekera itabi, arangije asezera kuri uwo mugeni, asanga Gatera, amusanze aho yari ari yicaye mu gacucu, amuha itabi, amubwira ibyo asanze muri uru rugo. Aramubwira ati hariya muri ruriya rugo ati mpasanze umukobwa mwiza, mpasanze umukobwa w'ikirongore. Gatera ati nibyo? Ati mfashira itabi. Ubwo uwo muhungu yari yamubwiye yuko, uwo mugaragu yari yamubwiye yuko uwo mukobwa ari muri iyo nzu yo mu nkike yo haruguru yatanyije urugo. Gatera aramubaza ati ari wenyine? Atari wenyine. Gatera ati mfashira itabi. umugore nakunda mama we agukwinkwa igata mama we itetse umwuma mama we besuragana he mama we tugarukira aho ngaho mama we aiye mama we aiye. Arakugendeye, ahageze umukobwa kubera ko yatinyaga kandi akabona ari umugabo ukuze ufite igitinyiro, aramuhunga, amuhunga agana mu kirambi. Gatera aramukurikirana, umwari amuhungira ku buriri. Gatera abakubise inyegamo, amusanze ku buriri. Inyegamo ni ikintu bashyiraga ku murere. Ku murere ni ahantu hajyanaga mu buriri kugira ngo bakingire uburiri. Akenshi hari igihe byabaga bikozwe mu ntamyi cyangwa se biboshye nk'umusambi kugira ngo bakingire uburiri. Ubwo Gatera abamusanze ku buriri, aramukiranya, musha amaboko, aramusambanya. Ariko ubwo aho mu rugo nyirabukwe w'uwo mukazana yari ahari, yabonye uwo mwana wa mbere waje gutekera itabi, aramwitegereza kugira ngo arebe niba yamumenya. Ntiyamumenya. Agiye kubona hashize umwanya, abona haje undi mugabo ukuze, yinjiye mu nzu y'umuhungu we, ajya kureba uko bimeze. Ahageze asanga Gatera nyine yashyize uwo mukobwa ku buriri, arimo aramusambanya. Gatera arangije arasohoka, asuhuza n'isoni, asuhuza uwo mukecuru, aragenda. Agezeyo ubwo inkono yari yayisigiye uwo mugaragu we, asanga itabi ryazimye. Arongera aramubwira ati subirayo ujye kuntekerera nanone. Wa mugaragu aragenda, hageze asanga umukecuru arimo aratuka umukazana, mutuka wa nkozi y'ibibi, babakosha badahannye we, nta soni, usambanya utari wakizwa n'amasunzu. Umukobwa akamubwira ati mukecuru urandenganya, uriya muntu simuzi. Ati yaje nk'uko umubonye. Umukecuru aturambeshya. Ati ubwa mbere yabanje yohereza umwana yitekeza itabi, muravugana. Asubiyeyo ajya kuvuga ubutumwa, amaze kumubwira undi araza, mujya mu buriri none ngo ntimuziranye. Ati niba mutaziranye ntiyagufatiye mu muryango, ntiyagufatiye mu kirambi, kugeza aho mugera mu buriri. Ati muraziranye? Ati uri murambeshya. Ati henge inka zikuke mbivuge usendwe, n'izo wakowe zose zizakobwa undi. Uwo mwana arabyumva, nibwo asubiyeyo abwira Gatera ati nyamuneka iryo usize ukoze hariya, ati umwana w'abandi bagiye kumusenda. Ati kandi bambajije uri we. Ati ndakuvuga, mvuga ko uri Gatera utuye hakurya ya Muhazi, Tanda na Ruzizi. Ati bambaje iyo tujya turahavuga ko twajya ibumbogo bwa Nkuzuzu. Ati none uriya mukobwa niba musenda bene waba urumva bataza kugirira nabi. Ati mva ntunamutwaye ngo umugire umugore wawe cyangwa ngo umushyingire umwana wawe. Gatera amaze kubyumva ati mfashe inkono, aragenda asubirayo. Ageze mu muryango yumva umukecuru ari yasera, yumva umukazana ararera. Yinjira mu nzu vuba na bwangu, babona ageze mu kirambi. Afata wa mukecuru aramuterura,
no ku buriri bw'umuhungu we ngo pi. Baba barakiranye baragundaguranye, Gatera amurusha amaboko nawe aramusambanya. Umukecuru agakomeza kuvuga ati wagisaze we ndekura, nirenganyerezaga umwana wo gatsindwa we ndekura. Bibi by'ubusa Gatera aramwihorera, aritonda biratinda. Umukazana aho yibereye agasekera mu bipfunsi. Amaherezo Gatera ararangiza, hamanuka ku buriri, asezera kuri wa mukobwa. Undi ati urakoze kuko nkuye mu kimwaro. Ati unkuye no mu cyaha wari washyizeho. Gatera arigendera. Umukecuru amanuka ku buriri n'ikimwaro ije cyo umukazana yari afite. Niko wa mukazana baje nyirabukwe ati mbese aho wowe ntumuhaye? Undi ati mwana wa, ati hora mpore, ceceka nceceke, ubonye ishyano mbonye irindi. Ati mbese harya uriya mugabo we harya ngo yitwa nde? Umukazana ati batubwiye ko yitwa Gatera. Umukecuru ati yewe, ati bamera nyinshi ya Gatera yo yaje ari sensiga n'indabi. Umukazana ati nge ntabwo mberekeraho, ati sinari nabyara, ati ngomba gushakisha amasubyo. Umukecuru ati ceceka, ati nisazi ntizakugwe ku munwa, ati nayo masubyo nzagushakira nyaguhe. Nuko barigorora birashira, kandi ubwo bombi nyine bakomeza kuba inshuti za Gatera. Ubwo nibwo buryo bwa mbere basobanura iyo sigamigani ngo yaje nk'iya Gatera. Ye mugabo nashatse mama we, wingira unganurwa mama we, mbona kamabara yose mama we, kugira ngo nibwira mama we, urihere kwa kazi mama we, abeshya munge mama we, aiye mama we, aiye mama we, aiye mama we, aiye mama we. Uburyo bwa kabiri basobanura rero ni ubwa Gatera k'igasoro. Bavuga ko habayeho umuhungu witwaga Gatera ka Rwamo, iwabo hakaba hari Gasoro na Mutendeho mu Nduga. Uwo musore rero ngo mu kubyiruka yabyirutse ari umuntu ukunda abagore cyane, akagira ingeso y'ubusambanyi. Bukeye ngo se amutuma mu bwana mukari ku nshuti ye yari tuye Save ya Bishyimbo. Gatera aragenda, ageze mu nzira ahitwa imwurire wa Save, ajya mu rugo gusaba igishirira. Ahageze ahasanga umukobwa w'ikirongore yicaye mu rugo na nyirabukwe. Uwo mukobwa akubise amaso Gatera kubera nawe ko ngo yari mu gihe cyo gutinya, yiruka ajya mu nzu. Gatera amubonye acika intege, arirwaza, arashishira. Gatera araremba. Wa mukecuru aramwitegereza agira ngo ararwaye koko. Amugirira impuhwe, amuhumwerera, aramusasira, baramuryamisha. Bigeze na nijoro baramufungurira, ararya, ariko arirukisha kugira ngo yerekane ko arembye koko. Nyir'urugo abibonye agira ubwoba, ati se none uyu muntu mwakagira Imana mwe, ati hagwa ahangaha nabigenzane. Gatera araraho. Bukeye nyir'urugo aza kumubaza uko yaramutse. Gatera ati ndumva ndi koroherwa buke, ariko ibyo bivugaga kugira ngo nyir'urugo atamuhinda cyangwa akareba ukundi yabigenza. Nuko nyir'urugo yahura inka n'umuhungu we. Uwo muhungu we akaba ari uwo nguwo wari umugabo w'icyo kirongore. Umukecuru nawe kuko Gatera avugaga ko yorohewe, ajya mu mirimo isanzwe, ajya kwibagarira ibishyimbo. Gatera asigara aryamye. Maze gutirimukaho, Gatera arabyuka asanga wa mugeni. Aramugundira, aramukiranya, maze aramuganza, aramusambanya. Wa mukecuru atungutse atera hejuru, akoma kamoti, mbonye shyano. Atuye umutindi w'umukobwa usambanye ari umugeni ataramara kabiri, atuye ni mugeni nyabaki. Gatera yumvise ko umukecuru atangiye gutaranga umukazana we, arahabuka afata wa mukecuru nawe, amufata ku munwa, amwinjiza mu nzu, amugejejemo, nawe amukorera amarorero, nawe aramusambanya. Umugeni nawe abibonye atyo, ahagarara ku muryango kwa nyirabukwe ngo amwihimureho, maze aramubaza ati mbe nyogoko, ko numva unihagira wafashwe n'iki, waba urwaye?
umukecuru ati mwana wanjye si ibyanjye si ibyawe, ati byose ni ngomiru, ashaka kumubwira ko agomba kubiceceka ntihagire n'uzabyumva. Ati ceceka 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 nceceke byose bizimangane. Ubwo Gatera abasigaho ariyandurukira. Ngiyo inkuru yindi ya Gatera waho ngaho mu Nduga. Kuva ubwo rero inkuru itangira kuba kimomo, ikije ari ingundirizi cyose kikagukoresha ibintu utatekereje, bakavuga bati yewe icyo kintu kije nk'iya Gatera. Kuza nk'iya Gatera bivuga kuvugwa gitumo, bikagundira binavundiyeho. Ibi twabikuye mu gitabo cy'ibirari by'insigamigani, igitabo cya mbere icapiro rya 3 cyanditswe na Minisiteri y'Urubyiruko, Umuco na Siporo. Shuti mwari muduteze amatwi rero, ikiganiro cyacu natugihagarikiye, tuzakomeza ubutaha turebera hamwe izindi sigamigani, turebera hamwe ibindi bintu bikorwa mu muco wa Kinyarwanda kugira ngo dukomeze twungurane inama, kuko icyo ni kimwe mu ntego za Radiyo-Umurage. Bari kumwe na Damasi Rekeraho, murakagira Imana y'u Rwanda. Ejo bundi warata ay mama we, uhubuka nk'iya Gatera ay mama we, untera ingome mugisha ay mama we, ngiye guhora mbona ay mama we, ndaduke twiwacu ay mama we, ay mama we, ay mama we, ay mama we, ay mama we. Radiyo-Umurage. Iyi ni Radiyo-Umurage, ni radiyo yacu, ni radiyo yanyu, ni radiyo y'abumva Ikinyarwanda, abakunda Ikinyarwanda n'izindi ndimi zose zifitanye nacyo isano. Radiyo-Umurage igamije guteza imbere Ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radiyo-Umurage yumvikana buri cyumweru guhera ku wa 4 ku rubuga rwa murandasi www.umuragewacu.com.